Ndagusuje cyane ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza. Uyu munsi tugaruke ku bintu bitanu umugore adakwiriye gukora mu rugo rwe. Uyu ni wa mugore ushaka kubaka, ushaka ko urugo ruzaramba, ushaka yuko hatazazamo ibintu byo gutandukana, hatazazamo divorce. Hari ibintu rero adakora mu rugo rwe kugira ngo uru rugo rukomeze kuba urugo rukomeye kandi igihe kinini rube urugo rwishimye. Ikintu cya mbere umugore adakora iyo ashaka kubaka urugo rukaramba rugakomera igihe kinini ni ukwanga gutera akabariro, ariko akanga gutera akabariro n'umugabo we kubera ko ashaka nko kumuhima, arashaka se ko abanza akamuha ikintu runaka. Donc ubwo yabigize intwaro, aravuga ati niba namusabye igitenge cy'amafaranga menshi ntabwo nzemera yuko twongera gutera akabariro icyo gitenge atarakingurira, cyangwa se ukamera nk'aho umuhana kubera ko yakoze ibi ngibi kandi twari twavuganye ko atari ko abikora, kubera ko yabigenje gutya. Ubwo ngubwo nanjye nta kintu nongera kumupimira, ndamara igihe kingana gutya abanze yumve ko ibyo yakoze atari byo, ko nanjye byambabaje. Ibi ngibi rero ntabwo ari byo. Ntabwo igikorwa cyitwa gutera akabariro ni igikorwa gifite umugisha mwinshi, ni igikorwa Imana yahaye umugisha gituma abantu babiri bashakanye bashobora kubyara, bakarera, nabo bakagira nyine uwo musanzu wo gutuma isi ikomeza kubaho abantu. Ntabwo rero ari igikorwa cyo kugira igihano, nta nubwo ari igikorwa cyo kugira intwaro. Igihe wabikoze gutyo uba warangije kubyica. Ikintu cya kabiri umugore adakora iyo ashaka kubaka urugo rwe rugakomera kandi rukamara igihe kinini cyane, cyangwa se rukazabaho akaramata, ni ukutabikira urugo rwe ibanga. Hari abagore usanga batazi kubika ibanga ry'urugo, ugasanga akunda kuvuga ibintu byinshi. Kandi iyo mvuze kubika ibanga ry'urugo ntabwo bivuga ngo iyo ntangiye kuganira ngo mvuge ngo muri salo ngo mfitemo ibi ngibi, cyangwa se mu gikoni mbigenza gutya. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Burya ibanga ry'urugo riba mu cyumba, ibanga ry'urugo riba aux alentours, iruhande rwa cya gikorwa cyo gutera akabariro. Aho ngaho niho pfundo ry'ibanga ry'urugo. Iyo rero utazi kugira ibanga ry'urugo, ugasanga ukunda kuganira kenshi ibintu byo mu rugo rwawe, uko wowe hagati yawe n'umugabo wawe bimeze, uko mubikora, uko muganira, ibyo mupfa, ibyo winubira, cyangwa se ibyo ugiye ugakunda kubiganiriza abandi bagore b'inshuti zawe batandukanye, ugakunda kubiganiriza umukozi wawe wo mu rugo, ibintu bibera hariya muri cya cyumba cyawe wowe n'umugabo wawe. Ubwo ngubwo uba wabyishe, uba utangiye kubigira ibintu bibi, ndetse urugo rwawe ruba rushobora gusenyuka mu buryo bworoshye cyane. Icya gatatu umugore ushaka ko urugo rwe ruzaramba adakora ni ugusuzugura cyangwa se kubwira nabi umugabo we mu ruhame, cyangwa se imbere y'abagize umuryango, cyangwa se imbere y'abantu baba mu rugo rwe. Ahangaha ndavuga gusuzugura cyangwa kubwira nabi umugabo wawe imbere y'abana mwabyaranye, cyangwa se imbere y'umukozi wo mu rugo, cyangwa se nyine mu ruhame niba mwasuye abandi bantu. Wajya kumva umugore ahise abwira nabi umugabo kubera ko umugabo hari ikintu yaravuze, cyangwa se hari icyo yarakoze, cyangwa se yaratangiye kunywa nyine kubera ko ari kunywa inzoga, agahita amubwira ati ariko se nkawe izo nzoga zose atese ubwo ngubwo warekeye aho. Ugasanga niba washakaga no kumubuza gukomeza kunywa inzoga nyinshi, ariko urimo urabimubuza mu buryo butiyubashye, mu buryo burimo agasuzuguro, mu buryo ibintu ukabona ntabwo ari byiza. Abantu batangira kuvuga bateka ko batuye umugore egomana. Urumva ntabwo biba bikwiriye yuko abantu batangira bose guhita bahahamuka bavuga bati ibi ngibi ukoreye umugabo ni ibiki. Ni byiza rero kwitwararika ku buryo udashobora gusuzugura cyangwa kubwira nawe umugabo wawe mu ruhame rw'abandi bantu, cyangwa se imbere y'ababa mu rugo rwawe barimo abana bawe cyane cyane, cyangwa se umukozi wo mu rugo. Icyo gihe utangiye kubyica. Hanyuma ikindi kintu cya kane umugore ushaka kurwubaka rugakomera adakora ni ukubwira nabi umugabo, cyangwa se kwakiriza umugabo inabi. Umugabo agitaha akigera mu rugo, ugatangira kumva yuko ari guhumuraho inzoga, ugatangira kumbwira se kuki waciye mu kabari ibiki n'ibiki, ariko inzoga zawe mana yanjye ntabwo zizatuma tugira icyo tugeraho. Ugasanga rero uri muri ibyo ngibyo, uri kumwereka ko nta kintu muzageraho kubera inzoga ze anywa cyane. Ugasanga uri kumubaza kuki watinze, iki gicuku cyose ubutashye, nk'ubu ngubu uba ukirihe bla, kandi ibyo ngibyo uri kubimubwira ku muryango ugifungura. Akenshi abagore babikora gutya ntabwo ari uko baba banze abagabo babo, ndetse rimwe na rimwe baba banabahangayikiye. Ugasanga igihe umugabo atashye nijoro
wari wahangayitse wibaza, nawe ubwe ntiyigeze akominika, ntiyigeze akubwira ko atinze, ko ari kumwe n'aba ngaba, ko yaciye aha ngaha, bigatuma utegereza wahangayitse utazi uko birimo kugenda. Ese hari abantu bamutegeye mu nzira? Ese aracyari amahoro? Ese bimeze gute? Ese kuki ataraza? Se ubu ngubu noneho uyu munsi arataha? Ugasanga urahangayitse. Noneho wowe rero ukimubona, aho kugira ngo wikontorore ugahita utangira kumwuka inabi n'ibiki byose. Umugabo rero nawe aho kugira ngo ahite yumva yuko uri kumwuka inabi kuko wamuhangayikiye, agatangira kumva yuko uri kumusuzugura, ntabwo uri kumwakira mu rugo rwe, ntabwo uri kumwakira neza, ntabwo uri kumwakira wishimye, bigatuma noneho wowe icyo washakaga kumwereka yuko wahangayitse cyane ukabimwerekera mu kumwuka inabi, nawe agahita abyakira nko kumusuzugura, aho kugira ngo yumve ko wari wamuhangayikiye anabyishimire, anamenye ko umufitiye urukundo rwinshi, bigahita biba ibintu bibi. Niyo mpamvu rero uba ukwiye gukora uko ushoboye cyane, wagira amahirwe ukabona aratashye, ukareka kumwakira nabi akigera ku muryango, ukamwakira neza, niba ari ibyo kurya umuha, niba ari ibiki, cyangwa se niba afite n'aho abisanga bitewe n'uko mu rugo rwanyu mubigenza, ibyo kumwereka yuko yakabije, cyangwa se ko aba yanakwandikiye akakubwira aho ari n'aho atinze n'uko bimeze bitewe n'igihe asanzwe atahira, ukamenya kubimubwira nyuma mukabivugana neza nyuma mwiherereye, cyangwa se wanashaka no guturika ukatura nyine ukabivuga, ukamwereka uburyo wahangayitse n'ukuntu wumva byari bikwemereye ku mutima, ukabikora ariko mwamaze kwiherera mu cyumba kandi wamaze kumwakira, bituma wisanzura ukanabimusobanurira neza, ukamusobanurira nyine cyaguhangayikishije, akakimenya, bikamenya no kwitwara ubundi, kuruta ko yagira ngo wari uri kumusuzugura gusa kumbe wari wamuhangayikiye. Hanyuma ikintu cya gatanu ndi bwibandeho, cyangwa se muri bya bintu umugore ushaka ko urugo rwe ruramba kandi runezerewe kandi rumeze neza adakora, ni ukumenyera umwanda. Kumenyera umwanda ni ibintu bibi cyane, ugasanga urugo rwawe rusa nabi pe, rusa nabi, mu rugo hasa nabi, mu nzu muri saro hasa nabi, mu gikoni ho reka sinakubwira hasa nabi, kandi noneho uko kuntu hasa ukumva warabimenyereye, ukabona bisa naho ari ibisanzwe, wowe ukabimenyera ukumva ni ibisanzwe nta kibazo. Ni ibintu bibi cyane rero kumenyera umwanda, ni bibi cyane. Ndakubujije ndaguhannye ntuzamenyera umwanda. Niba ubu ngubu waramaze kuwumenyera, kubera ko iyo umenyereye umwanda uba ubona ari ibintu bisanzwe, ubona bisa neza. Kugira ngo rero uzamenye ko ufite umwanda we wamaze kuwumenyera, reka nkugire inama ngo nujya mu ngo za bagenzi bawe gusura abandi bagore b'inshuti zawe, uzajya ureba uko hasa, hanyuma uhagereranye n'iwawe, wibuke ngo harya njyewe iwanjye bimeze gutya. Kandi nanone ushobora guhera ubu ngubu ukavuga uti reka ngende nitegereza. Iyo ubyishyizemo ukavuga uti reka nitegereza ahari umwanda hose, hanyuma ngerageze kuwukuba nkukureho, icyo gihe urawubona. Kumenyera umwanda rero ni bibi cyane, ntuzabikore. Ngibyo rero ibintu bitanu nagarukaho, nakubwira nti umugore ushaka kurwubaka rugakomera adakora, harimo kwanga gutera akabariro n'umugabo ku bushake kubera impamvu runaka, wabigize igihano cyangwa se intwaro, harimo ko akundi nari bimaze kukubwira kutabikira urugo ibanga, ugasenga ibyo wowe n'umugabo wawe mukorera mu cyumba urashaka kubiganiriza abagore bagenzi bawe cyangwa se umukozi wo mu rugo, harimo gusuzugura cyangwa se kubwira nabi umugabo wawe mu ruhame cyangwa se imbere y'abagize umuryango, harimo kwakiriza umugabo inabi, yaba bitewe no kumuhangayikira cyangwa se yaba inatewe no kumva yakoze ibifite bikomeye, hakaba no kumenyera umwanda. Ibyo bintu uko ari bitanu uzabyirinde, numara kubyirinda ni ukuri ndakubwiye ngo urugo rwawe ruzaba rurimo kugana ku kuramba, kubaka bikagenda neza, kandi no kumara igihe kinini wowe n'umugabo wawe mwishimye munezerewe, igihe mushwana, igihe mutongana kikaba gitoya. Ndagushimiye cyane, reka ngushimire cyane wowe ugiye guhita usharinga iyi video n'abandi badamu batandukanye cyangwa se abagabo, ndetse n'abakobwa n'abasore nabo baba bagomba kubimenya bakazabyinjiramo babizi. Ndagushimiye cyane wowe wakanze like, ndagushimira cyane wowe wakanze subscribe. Nawe utarayikanda reka nkubwire ko gukanda subscribe ni byiza cyane, bitumenya ko video yasohotse, ukamenya n'ibigushishikaje ukabona kuza kuyireba, yaba itanagushishikaje ukabyihorera. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha.